Isomo ryo mu gitabo cya mbere cy'Abami. Ubwo bari munsi y'umusozi wa Karumeli, umuhanuzi Eliya abwira Akabu ati zamuka urye kandi unywe, kuko numvise umuhindo w'imvura y'imbangukano. Akabu ajya kurya no kunywa, naho Eliya ajya mu mpinga y'umusozi wa Karumeli, maze apfukama, umutwe awukoza ku mavi ye. Abwira umugaragu we ati ngaho genda witegereze mu cyerekezo cy'inyanja. Arazamuka aritegereza, maze aravuga ati ntacyo mbonye. Eliya aramubwira ati subirayo. Bigera ku nshuro ndwi. Ku nshuro ya karindwi umugaragu aravuga ati dore mbonye igicu gito kingana n'ikiganza cy'umuntu kizamuka kiva mu nyanja. Eliya aramubwira ati zamuka ubwire Akabu uti shumika amafarasi ku igare, maze umanuke imvura itaza kugufatirana. Mu mwanya muto ijuru rirahinduka, ryuzura ibicu n'umuyaga, maze hagwa imvura y'umurindi. Nuko Akabu yurira igare rye ajya i Yizireyeli. Naho Eliya yuzura imbaraga z'Uhoraho, aracebura, maze yiruka imbere ya Akabu kugera mu marembo ya Yizireyeli. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Mana yacu, ukwiye ibisingizo. Wasuye isi uyuhira amazi, maze uyigwizamo uburumbuke butagira ingano. Imigezi y'Imana isendereye amazi, maze ugategurira abantu imyaka ibatunga. Nyagasani Mana yacu, ukwiye ibisingizo. Dore uko bategura ubutaka. Uyobora amazi mu mayogi, ugasanza amasinde, ukagusha imvura y'umurindi ngo ibworoshye, maze ugaha umugisha imbuto zimeramo. Nyagasani Mana yacu, ukwiye ibisingizo. Umwaka uwusoza uwuhunda ibyiza byawe, aho unyuze hose hagasigara uburumbuke buteye ubwuzu. Ubwatsi bw'amatungo buratohagira mu butayu, utununga ugasanga duteye ubwuzu. Nyagasani yadusigiye itegeko rishya. Ukunda Imana akunde n'umuvandimwe we. Ijambo ry'Umukiza wacu Yesu ridutera imbaraga mu buzima, niryo rituyobora mu nzira zose. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yezu ku musozi, maze arababwira ati reka kandi mbabwire, niba ubutungane bwanyu budasumba ubw'abigisha amategeko n'abafarizayi,
ntabwo muzinjira mu ngoma y'ijuru. Mwumvise ko abakurambere babwiwe ngo ntuzice, kandi nihagira uwica azabibarizwa mu rubanza. Njyewe mbabwiye ko umuntu wese urakarira uwo bava inda imwe azabibarizwa mu rukiko. Naho nabwira uwo bava inda imwe ati gicucu, azabibarizwa mu nama nkuru. Namubwira atura umusazi, azishyurira mu nyenga y'umuriro. Nuko rero nujyana ituro ryawe imbere y'urutambiro, ukahibukira ko uwo muva inda imwe mufitanye akantu, rekera ituro ryawe imbere y'urutambiro, ubanze ujye kwigorora n'uwo muva inda imwe. Hanyuma ugaruke ubone guhereza ituro ryawe. Jya ugira ubwira bwo kwiyunga n'uwo mwangana igihe mukiri kumwe mu nzira, kugira ngo ataguteza umucamanza akagushyikiriza umupolisi, ubwo ukaburoshwe mu buroko. Mbikubwiza ukuri, ntabwo uzavamo utishyuye byose kugeza ku giceri cya nyuma. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe muri Kristo, Kristo Yezu akuzwe. Kristo Yezu akuzwe. Mbwirira mugenzi wawe mwegeranye uti bumusirimu ku mutima, kuko Yezu ugukunda asumba abo bose bagusuzugura. Azajya kubaza icyo umurusha, uzajya umubwira uti nkurusha Yezu. Humura muvandimwe, ufite urukundo rwa Yezu niyo wabura urw'abantu wabaho, kandi bwakongera bugacya. Sakwe twava mu mwe twashira. Ni urukundo rw'Imana. Abantu n'ibintu birahita, udahita n'Imana yonyine, kandi urukundo rwayo rurahagije. Ahubwo se ko Imana yadukunze mbere, ko yadukunze rwinshi tutaranayimenya, twebwe twayitura iki? Nawe ubitekerezeho neza. Reba ukuntu yakuremye, ikagutegura ibiganza byiza by'ababyeyi bakwitaho. Ndabona benshi muri ababyeyi muzi uburyo umwana, murumva ibyo biganza buriya ni bitagatifu. Imana yabishyizemo urukundo, umwana arakurusha, nturambirwa, ntabwo umurambirwa. Mutekereze urwo rukundo wavutse ugasanga Imana yaraguteguriye. Hanyuma nyuma yaho ugasanga yaraguhaye ingabire nyinshi, harimo iy'ubuzima n'izindi zose zikubeshaho, ndetse ugasanga yaragucunguye, igufiteho umugambi mwiza, mbese yaraguhaye icyerekezo, ikaguha n'ubukristu, ku buryo ufite icyerekezo kigari, umurongo mugari werekejemo ubuzima bwawe. Ubwo se uducogocogo tw'ubuzima twaduhungabanya, twatuma twibagirwa urwo rukundo rwadutanze imbere. Njya mvuga ko ubanza umuntu akura burya amaze kurya, harimo umwenda munini cyane w'urukundo. Ntabwo ari byo ra? Utabyemera mbwire umubyeyi wazane fagitire ya IBM turebe. Amajoro yose wamuraje, urwo rukundo wakubwira ngo urwishyure, ngira ngo wabona ko harimo byinshi. Uducogocogo tw'ubuzima ntituze gutuma uhangayika cyane, kuko byanga bikunda wakuremya gufiteho umugambi. Nubwo isi tugoye,
duhitemo kubaho gute? Kristo Yesu akuzwe. Ngo hari umusore wari ufite ibigufu rwose ariko akagira mu mufuka hatarimo ikintu. Noneho rero abandi baza gusenga nka gutya, atuye nk'uwatura ku kibuga cy'indege, yarumvise ngo haje ngo umumisiyoneri wari waraje ahantu nk'aho ngaho, bati mwe mujye mugenda, ngese kw'Imana yanyimye ikintu mu mufuka, mubona se nyine ndasuzuguritse, mwebwe yahaye mujye mujya kuyisenga. Noneho rero baza kubwira umumisiyoneri ati ariko hari umusore ujya ugutuka cyane rwose, mbese nka bya bindi byateye. Hari ahantu mperutse kujya ndi kuganira n'abajene, nawe yanese noneho uko abajene batakiza mu muryango remezo bimeze gute? Barambwira bari barimo nka batatu ati tukuririmbira uko bajya baturirimbira, tigukorera Imana nta gihumbi kirimo. Numva rwose ngo niko basigaye babaririmbira. Umusore rero yari nk'abo ngabo. Noneho rero umumisiyoneri amubwira ati ariko niba ajya ntukamuzamubwira aze tuganire, ati nyamara azagutuka cyane, reka tumwihorere, ariko abuza n'abantu gusenga. Nuko rero amubwira ati ariko muzamubwira aze. Nuko abati reka nzagiye numve wenda wasanga ko ari umuzungu afite n'amafaranga. Hageze rero ndamwakira neza, arangije aramubwira rero ejo nene nagiye ibwami, ngwino tuzajyaneyo. Ndati ubwo anjyanye n'ibwami, yo amafaranga ndayacyura. Ati tugende. Abantu bakajya batangara ko atamututsi, ntibari bazi ibyo bari kuganira. Bajya ibwami rero, hageze hasanga undi muhungu w'umwami mwiza rwose, ariko wari umaze iminsi yagize agisida amaso yombi avamo. Noneho rero umwami rero yari yatumyeho wenda ngo umuntu wamuhera umwana w'ijisho rimwe ko azamugororera. Umusore rero baramubwira ati rero ujya uvuga ko ngo Imana ntacyo yaguhaye ariyo mpamvu uyituka nta kindi. None gurisha ijisho rimwe rero baguhema miliyoni. Kristo Yesu akuzwe. Ndati atari kunashaka ibice byawe by'umubiri byose twabigurisha ku njamani, hanyuma tukareba. Ndati ntabyo ntanga, tangira kuvugira mu ntamatama. Kristo Yesu akuzwe. Kandi uvuga ko uri umukene nta kimana aguhaye, gurisha kimwe ucyura amafaranga. Ndabarahiye byamunaniye gufata umwanzuro, avuga ati wowe uri kudukereza igendere. Ariko ataha yumvise ko ataha yemeye, ataha yumvise ko hari icyo afite. Kristo Yesu akuzwe. Nagize ngo si ibisambo biri hano hanze n'ibifite intege nkeya, ngo nibirwaye cyane. Kristo Yesu akuzwe. Icyo nshatse kuvuga muracyumva. Hari igihe uvuma Imana nyamara ufite byinshi bihenze, ukora ko utabona ayo mafaranga yakubujije uburyo amahoro n'amahwemo. Cyangwa hari igihe tujya tumera nka wa mwana nawe, ngo ni umwana wataye igiceri noneho cyo kugura ikibiriti. Burya rero igiceri cy'ijana, nuko rero akarira ati mama aranyica, kandi ko umwana baza kumva abari kumva aza kumwica koko. Nimukajye mupimira akababaro kanyu kuko abandi we yumvaga bamwica. Nuko rero ararira cyane, abantu batambuka bajya mu isoko, none ngo haza gutambuka abafaratiri babiri. Umwe rero bati se mwana ko wahugoye cyane n'iki? Ati mama aranyica, natakaje igiceri cy'ijana cyo kugura ikibiriti. Faratiri ati nubwo ntagira amafaranga ariko nikabakabe numvera, akubonamo igiceri cy'ijana aramuhereza. Umwana nawe guceceka ati yo ati ubu ngubu wabaye 200. Undi museminari, undi mufaratiri bari kumwe ati ariko nubone nta kigende, ubuse nta moza amarira umuhaye. Igiceri cy'ijana zo kumva kigura nyine, nta nubwo yagomba kumuha n'ikindi akagura na bombo. Ati reka ngenze nkwereke. Akoramo abonamo 2 noneho aramuhereza, ubwo bibaye 300.
ati yoyo tubabaye 400. Buri wese ifaratira umwe anyura hano ati yewe rubandira rushya koko, banyuraho bigendera bihuta. Ibyo byose natwe dufite ibyo twatakaje mu buzima, siko bimezera. Ariko wasanga ibyo watakaje ari byo byatumye Nyagasani akugirira neza. Wasanga ari byo byatumye wenda ugarukira Imana. Inzira z'Imana zishobora no kwandika ibigororotse ku mirongo igoramye. Kristo Yesu akuzwe. Tagatifu Katerina w'Isiyena yewe wegeze, yari yarakoze ibintu bikomeye, yari mu bantu bari papa yari yaregeze ajya gutura Avignon mu Bufaransa. None wonge ari mu bamugaruye i Roma. Noneho rero ariko aza guhura n'ikigeragezo gikomeye. Kubwo byageze igihe ajya mu kiliziya agiye gutonganya Imana. Ariko Mana ubu koko n'ukuntu nagukoreye n'ukuntu mbere byari bimeze neza, ubu byagenze gute? Yesu aramwihorera. Ambwira ati ikigeragezo mfite ntago unyumva. Yesu aricecekera uwo munsi ataha rwose, nkuko wazana ugataha rwose nta kintu Yesu avuze. Nuko bukeye ariko cya kigeragezo kiza gukira kiroroha. Noneho gikizera bati mboreka nongeye njye kwiyunga n'Imana da. None ajya gusenga akivuga Yesu agiye kubona Yesu aho ngaho arahageze. Atariko Yesu ubu waweteye tujya he? Ngiye nguhamagara mu bibazo ntuzi, none ngewe aka kanya uruzi nta bibazo nifitiye, ndaguhamagara ugahita ushinga ibirenge hano. Yesu aramubwira ati rero burya yo ufite uri ngewe kubera ukuntu nzi ukuntu umaze kuba intwari, nsigaye nicarira ku ntebe yanjye y'inteko hariya, uri mu bibazo timba ni nk'uri muri stade ndi gufana, ndiko ratakana kanjye ndeye ukuntu gacenga shitani igaca amazuru rwose, timba ndi kureba kandi koko njya mbona urangiza uyicenze, atahubwo jya ukomereza aho ngaho mbona uko mfana. Timwewe muzahora munsaba mutampa nakanye nanjye ko kwishimira ko nakoze ibyiza. Kristo Yesu akuzwe. Icyo yashaka kumubwira muracyumva. Twakwiye kubaho gute rero bavandimwe? Reka tubeho. Hari undi mugabo wegeze nawe ari aho ngaho ngo ajya kwiriba agiye kuvoma amazi, basanga rero muri rya riba haguyemo agasimba, ariko akakagirira impuhwe nyine agashaka kugakuramo kuko katari karapfa. Yagahereza urutoki cyangwa ikiganza kakaruma agakurayo, gahereza nyine nuko kari gateye nyine icyo gafashe kararuma cyangwa kakanosha. Nuko rero habigeze havati akagasimba ngomba kugakuramo nkagakiza, ashyiramo ukuboko kararuma cyane yongera kurayo. Noneho hahinguka undi mugabo atari kwa mugabo, ubu nturi umusazi ugiye gucyura ibikomere, agasimba wakaretse kagapfa. Naye mubwiye bituma ashyirayo akaboko cyane, ahubwo none aragakurura agashyira hino. Arangira aramubwira ati ariko njyewe kamere yanjye ni y'urukundo, kari agasimba kamere yayo niyo kurumana nyine, reka gakore ibijyanye na kamere yako nanjye nkora ibijyanye na kamere yanjye. Njyewe akazi kanjye nako gutabara. Kristo Yesu akuzwe. Uwo ni Yesu. Nuko natwe rimwe na rimwe anadutunze turamuruma ariko akarenga kato. Nuba ari byo twihambiriye ariko ntibiza gutuma atavate abantu uriya muntu ndagira icyo mukorera, ntawe uza gutahira aho ngaho. Kristo Yesu akuzwe. Yego. Twabaho gute? Reka tubeho. Tanga urundi rugero rwa nyuma. Wari farasi nayo, hari umukire wari ufite ifarasi, yari umuntu w'intwari, yari yaregeze ngo abe umuntu ukomeye cyane mu gihugu. Hanyuma ari intwari, yararwanye intambara, kera barwaniraga ku mafarasi. Farasi yakabwira ati ino farasi yaranyijije cyane, uko mumpa imidari myinshi mu gihugu n'amapeti menshi, n'iyi farasi yanjye mujye muyitaho. Noneho ngo umunsi umwe rero sinzi ukuntu bayitembereje, ya farasi iza kugwa mu rwobo.
wa musaza ati reka reka reka, ntabwo ifarasi yankijije, mwayirekera mu mushaka uburyo muyikuramo. Bashyiramo ibintu byinshi byinshi byinshi, bagashaka kugera ariko bakumva ni kure cyane. Kugeza barabibwira ati reka tuze tukwereke, byatunaniye, emera nyine, emera tuyishyingure. Nuko rero bigira inama yo gutangira guteramo igitaka n'umucanga hari mu butayu, bagatereramo. Bayikubisaho bwa mbere yumva nyine birayibabaje, bayikubitaho bwa kabiri yumva birayibabaje, ariko ingabire y'Imana irahagoboka, yumva yongeye igize ubwenge. Bayikubitaho none ikikunkumura, ahubwo ikabitsindagira. Bayikubitaho ibikunkumura, ibikwepa, ibitsindagira. Mu gihe rero muzi abantu bari gushyingura, mujya mubona ukuntu twihuta turi gushyingura, ntawamenya aho ingufu tuzikura. Nuko rero bagira vuba vuba, nayo iricecekera ati ntabwo nongera gutaka. Bagiye kubona bazi ngo yapfuye byarangiye, bagiye kubona igitaka kigeze hejuru, abona nayo iratumburutse hejuru yacu. Nabwo ati yewe namenye aho urukundo rwa muntu rugarukira. Kristo Yesu akuzwe. Umuntu ashaka kugukunda cyane ariko akagushyingura uri muzima n'ubundi yabuze uko agira. Kristo Yesu akuzwe. Sinshaka kuvuga amateka, ariko hari abo bagiye babitegeka. Icyo dushaka kumva ni uko ingabire y'Imana ishobora no kugoboka kurusha n'abo bantu. Niyo mpamvu rero rimwe na rimwe wipfa ko ndi umunyantege nke, kandi nawe uri umunyantege nke, uranziza iki se cyane ko nawe wasanga unseka, kandi nawe useka rukoba uhetse. Kristo Yesu akuzwe. Ubundi njya mbaza abantu bangana cyane, nese ubundi nugera mu ijuru ugasanga umuntu wanga, Imana yatanze bonus yagutanzeyo, bizagenda gute? Petero yarangije kumwinjiza, zavatereka mukurikire njye kwanganira mu ijuru. Mu ijuru barangana se? Zavatura ntago twabana, reka nikomereze mu muriro, niho mbona ari hafi. Uzabigenza gute? Kristo Yesu akuzwe. Ko mutansubiza muzabigenza gute? Mwegeranye. Atakwange ntakwange, data wa twese wo mu ijuru arahari. Twese ntituvuga ngo dawe uri mu ijuru, data wa twese uri mu ijuru arahari. Akwange ntakwange rwose ntacyo azabihindura. Uzamubwira ati ntacyo uzahindura. Ngira mugenzi wawe ati ibibazo birahari, ariko na Yesu arahari. Ngera umumbwirire ati nyamara ubuzima bwa Yesu ni izimano ryacu. Kristo Yesu akuzwe. Ubuzima bwa Yesu ni izimano ryacu, nicyo cyamuzanye. Yaje kumara iki se? Hari abantu ndi kubazana, ariko buriya Yesu yakiba ari we wenyine uri ku isi, ari we wenyine uri ku isi. Yesu ari kwirirwa amanuka aje kugucungura, iyo ukicumura uri umwe. Yari kuzara. Kristo Yesu akuzwe. Wumva yari kuza? Yakibura umwe wenyine uba ku isi ukacumura, yari kuza? Cyangwa yaje ko turi yazanywe se n'ubwinshi bwacu, cyangwa yazanywe n'ubwinshi bw'urukundo rwe? Ubwo rero niwe ukiba umwe yari kuza. Kristo Yesu akuzwe. Ikibazo ni uko tutajya tubimenya ko dukomeye. Hari igihe umwana avuka ibwami akaba azaba umwami, ariko ukabona n'ubundi ari kurya ibyondo. Natwe hari igihe bimeze nka gutyo. Kambabaza ikindi kibazo, harya mwaje gushaka ibitangaza by'Imana cyangwa mwaje gushaka Imana? Rahira. Ni amahire natwaje gushaka Imana. Ibyo ari byose ari Imana twaje gushaka, n'ibitangaza twaza kubibona. Nawe niba ari ibitangaza gusa simbizi.
kambabaza ikindi kibazo. Harya mwaje gushaka Imana ivuga? Aravuga ati nimva hano ndasubijwe nzahita njya mu cyumba, fere ya mbere mu cyumba. Siko bimeze. We yaje gushaka Imana ivuga. Ariko si ibyo yavuze byose byo warabyumvise. Abarundi nibo bajya bavuga ngo umviritsa. Umviritsa mugabo, namwe mwumviritse. Mwumva ibyo Yesu yatubwiye mu Ivanjiri. Muzi ibintu yavuze byinshi. Ibyo yavuze murabyibukara? Ngo se azababwira ibindi bihe n'ibyo yavuze bakabyandika mutabyumva. Nawe wibaze nanjye nibaze. Uribuka ko yavuze ngo reka kandi mbabwire, niba ubutungane bwanyu budasumba ubw'abigisha amategeko n'abafarizayi, ntabwo muzinjira mu ngoma y'ijuru. Ako kantu wari wakumvise ra? Kari kagucengeye? Ni amahire, ndumva ari byiza. Nanze ari umutagatifu ari gukora. Hari igihe abantu nyine basuzugura ibyo yavuze mu Ivanjiri ngo bakajya gushakira ngo ibindi ngo mu rutare, ukibaza niba bamaze gusuzugura ibyo yavuze mbere arababwirira iki? Kristo Yesu akuzwe. Wowe umuntu amaze gusuzugura ibyo wavuze mbere wamubwira ibindi? Nyembona nyamara tubanje gushaka kumva ibyo yatubwiye byarangiza twumvise ari bishya. Njyaho kujya kumva Imana ivugira mu byumba, njya nsaba kubanza gusobanukirwa n'ibyo Imana yatubwiye mu ijambo ryayo, kuko nzi ko nabyo mbisobanukiwe nagira ubugingo bw'iteka. Niba ubutungane bwanyu budasumba ubw'abafarizayi n'abigisha amategeko, ntabwo muzinjira mu bwami bw'ijuru. Ako kantu mwakumvise? Aho niwishushanya inyuma mu rugo ukabagica. Hari umugore wambwiye ko ngo ashobora kuba yarananutseho nk'ibiro 8, umugabo we babana mu buriri atarabimenya ko yananutse. Ubwo n'ubufarizayi. Tekereza kutabona umuntu ngo umenye ko ibintu bikomeye, gatukura nk'amaso ntubimenye. Kubera ubwikunde se tujya tumenya imiruho y'abo tubana ngo tunamenye kandi twiyemeze kugira icyo tuyikoraho tubafasha? Abo bose ubona ari abafarizayi mu buzima bwawe, bavuga ntibakore, bakuvunisha, ukabona batanakibuka inshingano zabo, none ubasabire, ubababarire, kandi wemeza kubabwiza ukuri ku buryo ariko butabakomeretsa ku buryo bwa Gikristo. Abenshi muri ababyeyi muzi uburyo mubwira umwana ukamuhendahenda kandi akumva icyo umubwira. Dore niko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nuko rero nimujyana ituro ryawe imbere y'urutambiro ukayibukira ko muva indi imwe mufitanye akantu, rekera ituro ryawe imbere y'urutambiro ubanze ujye kwigorora n'umuvandimwe, hanyuma ugaruke ubone guhereza ituro ryawe. Mbwirira uwo muri kumwe tiburya inzira ijya mu ijuru inyura imbere y'irembo ry'uwo mwangana. Inzira ijya mu ijuru inyura imbere y'irembo ry'uwo mwangana. Njyewe rero ndi umuherezi iwacu, banajya nishima hari igihe kuri ubu banjye basigaga nk'iriya, noneho bataha kandi ubwo wenda twarakaranyije, mama akababwira ati ariko umwana mumusize
ubwo muri kweteta n'urutwe gusa mumbabarire, umwana mumusize he? Nawe hari igihe uzidamanza ngo ndagiye Nyagasani, ugahita ariko ko naguhaye ingabire nyinshi n'ubukristo bwinshi, wa muntu ngo mwanganaga umusize, uzasubiza ngo iki? Burya rero umunyabyaha nubwo nyine bari kure y'Imana, ariko ni n'umuherezi ku Mana, wenda uri imfura ariko we ni umuherezi, kuko Imana burya imuhozaho nawe ijisho, ikeneye ko nawe akira. Kristo Yesu akuzwe. Murusha ubutwara umuzane, utazamera nk'uko mama yajyaga ambwira, ariko mwamusizeho umwana, nanjye nkazanira igicyara, murabyumva. Bari no kunkubita, nkaboneraho. Ubwo rero uramenya ingabire wahawe ataba ari nyinshi. Hari igihe umuntu ashobora kuba yaturutse i Nyabitimbo, wowe waturutse hano ku Iperu, uvuga ngo uriya muntu ngo uje ino sangwe yakererewe kundusha. Wowe uturutse ku Iperu, we yaturutse i Nyabitimbo, wavuye mu rugo mbere n'indi ubwo, naho ngo niwe wakererewe ngo yakerere, uriya ni umunyabyaha kundusha. Wowe ufite byiza Imana yaguhaye, ahubwo uritonde, wasanga umurusha. Nawe wasanga wamunyuza mu buzima yanyuzemo, wajya inyuma ye. Yesu ati njyeweho ndababwiye ngo nimukunde abanzi banyu, musabire ababatoteza. Matayo 5:44 ni ivanjiri ikurikira iriya twumvise. Ngewe aho gutuza urwango mu mutima, nziturizamo urukundo rwa Kristo. Mwahisemo ra hawuya ngo utuze urukundo urwango mu mutima rukumunge. Se urumaranye igihe kinini muri twebwe n'indera ngo ambwire amaze gusaruraho ibiro bingahe by'ibishyimbo. Kristo Yesu akuzwe. Urwango urumaranye igihe kinini yarabibye mu mutima, yaraciririye. Ngira ngo wasanga urumaranye igihe kinini, ariko uze kuvuga ni nayo ntego twafashe. Jya ugira ubwira bwo kwiyunga n'uwo mwangana. Ninde muri twe ufite ububwira? Igihombo cyo kutagira ubwo bwira twacyumvise. Uyugumye mu rwango, wa muntu mwangana guca muri humye ntabura. Buryo uri gushakamo impamvu ntagira Imana. Imana ikugushaho imvura nyinshi y'umugisha, nk'uko umwami Akabu amaze guhigika ibigirwamana n'abahanuzi babyo, mwumvise ko imvura yongeye kugwa mu gihugu. Kristo Yesu akuze. Reka nkubwire, burya iyo umwana ashaka ibiryo by'umubyeyi, yoza isahani akayimuzanira. Siko bimeze ra? Nawe niba none ushaka umugisha n'amahoro, oza umutima wawe uwuzanire Kristo. Aho ubundi waza kwirirwa inzara kandi abandi bahaze. Kristo Yesu akuzwe. Arashyira hehe koko? Tekereza nawe gufata isahani imaze imyaka yose itoga nk'iyo umaze wenda ufite urwango, ukavuga ngo urashyira, niyo washyiraho ibiryo bimeze gute n'ubundi byatera inzoka. Banza wiyuhagire. Ubundi se n'ubuhe bukungu ubitsemo aho ngaho? Kristo Yesu akuzwe. Ukeneye imbaraga zo kugufasha? Kristo Yesu akuzwe. Mukeneye imbaraga zibafasha gukira urwo rwango? Muzisabe Nyagasani, arazibaha rwose. Uburyo bwiza bwo koza rero iyo sahani umutima wacu, reka mbivuge mu tuntu dukeya. Navuga ka mbere ngo ya nteruro Mutagatifu Benedikito akunda kuvuga ngo senga kandi ukore. Kristo Yesu akuzwe. Senga kandi ukore. Nushaka koza umutima wawe, utoze gusenga kandi toze umubiri wawe gukora. Umutima ku Mana, amaboko ku mirimo. Kristo Yesu akuzwe. Njya mbona hari abantu basigaye bafata ngo reka ngo nkore gusa, agakora kuko iyo umuntu akora cyane agera kuri byinshi. Siko bimeze ra? Urakora ukagera kuri byinshi. Ariko hari umuntu nabonye
akora byinshi, arahaha agahaha, ageze arahaha mbona yarakize koko. Umunsi umwe ngiye kumva numva yahashya ahaha na sida arayizana mu rugo, arakomeza arahaha. Nuko ngiye kumva numva yabyaye n'umwana nabwo arakomeza arahaha. Abo mu rugo bya bindi babatangiye kubirya babitamo amarira, arakomeza arahaha. Yewe sinzi aho byageze ahaha. Ariko n'ubundi ntabwo byatumye bimushima. Iyo umuntu akora cyane rero kuko agera kuri byinshi, ariko iyo nasenga cyane agera ku by'ingenzi. Kristo Yesu akuzwe. Senga rero kandi ukore, bizatuma ugera kuri byinshi kandi ugere kuri byinshi by'ingenzi. Kristo Yesu akuzwe. Kandi kajambo ka nyuma, hari utugambo burya dufasha abantu kugira ngo twirinde kuzagira abo twangana. Siko bimeze. Akantu rongeye kubabwira rwose karoroshye, utugambo dutatu tuzajya dutuma umuntu wakirinda ko mwangana n'umuntu. Igihe yakoze ikintu, jya uvuga ngo urakoze, jya umushimira. Siko bimeze. Jya umushimira. Akandi kajambo ka kabiri muzajya muhoza ku rurimi, ni akajambo jya wihangana umbwira ati mbabarira, bikiri mu maguru mashya, bikiri mu maguru mashya, atarazinga umunya. Aka gatatu cyane cyane abo mubana, ariko n'uwo mutabana gata, ariko ngira inama. Kristo Yesu akuzwe. Ngira inama. Kajambo ka mbere mbabarira, hari umugabo ngo urakoze, hari umugabo wegeze umugore we akajya ateka neza, ashaka imyumbati myiza rwose, akajya nko mu Bugarama naturutse, kugira ngo aho umugabo uko yabonaga akunda ubugari bwiza, aho umugabo akaburya nyine murabyumva, kacapira icyakura ameze nka rya tungo ntavuze, rimwe rikureba gusa uri kurihereza, hanyuma rigahita ryibera hasi. Basigaye barigita misaya myiza cyangwa kirigita ifaranga, ko ni akabenzi cyangwa se sinzi uko mwabyitwaga. Noneho rero umugore biba imyaka 2 ariko n'umugabo nkorera ibintu rwose ntagire ikintu yishima, kanze nkwereka. Umunsi umwe arakugendera, shaka sondori, arayivuga cyane yihuta rwose, ayitereka ku meza, arapfundikira kwa kundi. Umugabo rero aza yikwatura kwa kundi, yicaye nyine arafundura ati ngiye kurya rwose. Umugore yateguye apfunduye, ati ngende ingurube wa mugore, bati mwuka wari umukubise nyine wa sondori, ati hamwe urye, ubundi se mutandukaniye he? Kristo Yesu akuzwe. Kubera kudashimira, udashimira n'Imana nimuvano mudashimiye, simbizi ukarisi ubundi bivuga gushimira. Basi ushimire ko yaguhaye ubuzima, siko bimezera. Nuvano nta kintu ushimiye, ubwo ngubwo ni akazi kawe, nutuma n'uwakugiraga neza yisubiraho. Yego Imana yo ntiyakisubiraho, ariko n'ubundi yavuga ati uno mwana wanjye aracyafite urugendo. Twige gushimira, gusaba imbabazi, imbabarira nako tugashyire mu mbabarira. Burya ituma umuntu abona ko ukimuha agaciro. Natubigenze gute rero? Mujye mugisha abantu inama, icyo gihe bituma mwumvikana, mugakora ibintu mwumvikanyeho kandi bikagenza neza. Cyane cyane utwo tuntu natugira, niba mwaragiye ku mupfumu akabaha inzaratsi, na izo nzaratsi noneho umucyura izo ngizo nziza, ujye ubisengera, ababwiye ngo mujye mubasabira, siko bimezera. Uvuge n'utwo tugambo, usenge kandi ukore, bizizana. Kristo Yesu akuzwe. Bizizana umubano mwiza uzaza. Ubwo rero dusabire ingo zifite ibibazo, turazizi. Dusabire u Rwanda, abantu bagifite mu nyangire. Ko burya abanyarwanda dupfa iki koko? Umuntu adushuke ngo ushaka ngo kureba ngo ubu ngubu ngo n'ibizuru ryanjye rimeze gutya, ngo umutima ngo ubwo nawe ni mubi, ngo no kwicwa. Kristo Yesu akuzwe. Ubwo si ubuyobera? Wapimira umutima w'umuntu uko usa ngo uhereye ku zuru? Ubundi se ho naba mfite n'umutima mubi wemeye ku? Kristo Yesu akuzwe. Abafite amazuru ameze kimwe no mu mutima baba bimeze kimwe. Kristo Yesu akuzwe. N'ubuyobere rero rimwe na rimwe se kibigi dushyiramo, rimwe na rimwe ugasanga turi gupfa ibintu bidashinga ngo bibyine,
dusabire rero umuntu wese wiyemeje kubabarira uyu munsi, dusabire ingo zifite ibibazo, dusabire n'u Rwanda rwacu kugira ngo koko Yezu aze, abantu baje hano ku ibanga ry'amahoro tuze kuhakura ibanga, ariko ndakeka ko ibanga ry'amahoro nta rindi riruta iryo guha Yezu umwanya wa mbere mu mutima wawe no gushakira umuvandimwe wawe wari warimye umwanya ukongera ukawumuha. Kristo Yezu akozwe. Reka nze nkubwire, mbwirira mugenzi wawe ati ha wa muvandimwe umwanya wa mbere, muha umwanya, nuhomba uzajye kurega Yezu. Bahaye uburenganzira, ni umusaseridoti, nimubababarire, nuhomba uzajye kurega Yezu. Niwunguka ariko uzagaruke gushimira, uzatanga ubuhamya. Ubwo rero nimureke, hari ibintu dutega mu nzira Yezu ntabashe kwinjira ngo akore ibitangaza, harimo n'ibyo bintu by'urwango n'ibindi byose n'ingeso. Mureke tubitegure mu nzira Yezu atambuke. Kuki umuheza hanze? Mureke tubitegure, ibindi azamenya uko abyigenzereza. Nyagasani Yezu nabane namwe.